mwabaye muretse iminsi kaba yicuma tukazaba dutekereza icyo gukora ko ako siyo minsi ningaye kubanza umuntu araba yapfuye n'ukuri basi nawe wigize kaza ubwenge panga imigambi yawe kugira ngo tubemeze natwe kuryo bazava hano bari kuruka inkumunani tukazibaga n'imvubu ese mushu basi nerinda n'izina rya Yesu gatsindwa ni yakarika ngiyeyo muterinda zaje nk'umukira agasanga uri muri ibi ye babana nadawe akira n'icyuma Mwana yawe ntabwo rongera kukunywesha ntabwo afite yose yimaye oya ntabwo njya mu byuma reka uramuhanya ubu koko singiye kumwibagirwa ko nabwinaha nabwo nimvira nawe ntabwo uri bibi yewe nyirantu gashyigira gushyiguye umwana wanjye uje wikoreye ibiki ujihetse ibiki umwana wanjye ari hehe ive wanjye ari hehe ive wanjye ari hehe ya ntabwo ubizi uje kureba ko napfuye uje kundangiza none uzanywe n'iki urumva urebye narinje kureba nkotanyi ive aho wamuhambye uje kumbyina ku mubyimba none na nkotanyi nawe uje kumujyana niko nyirantu wanjajwa w'injanguzwa wankobya we uragaki wakanduwe kamama twamahiri ntegereje kumva icyo umbwira ntegereje kumva shyira mu gutwana kwanjye numve kuko umutima wanjye warawusatuye kandi koko biragaragara ndimo kugushinja ibiki umwana wanjye ari hehe amakuru yose ndayafite none uje kugeta yuko umwana wanjye uje kureba ko napfuye noneho ukamungerekaho nanjye uje kunjyana erega ive ntabwo ngiye najyanye nawe hano ubwo nza ahantu ari pe okay none rero uje kuhambaza umwana ngize amahirwe niba harya ni ubuyobozi burahari okay umva nyina wowe na nyoko ubu maze kubabona ubwenge bwanjye icyo bumbwira sibyo murabeshya murabimbeba nanjye ndabinjangwe wabyumvise ibyo mugomba kuba byo mana yanjye we none ni ukuvuga ngo ubu rero nyoko arakohereje ngo uje kugigira ngo uje kundeba uwo ndi we ngo uze kureba uko mpagaze ngo uze kureba uko napfuye ntabwo napfuye ikindi cya kabiri uje wikoreye ibiki muje kundoga utananyegera imana yanjye ibintu byo kuvuga si ubwo wivuga imana kuko imana ntabwo yizi wowe ndabona amaraso y'umwana wanjye dore arakuzengazengaho mu maso sibyo turwaritse kunkomeretsa ko none uje gukomeretsa njyewe mbwira kutambwira kutavumvura ese ubu uri kunshinja vumvura umbwira ko umwana wanjye mwamushyize mwaramushimuse ive ntabwo najyanye nawe pe nabigusobanurira hanyuma none mpa amakuru ye rero ntayo nzirega nanjye ntabwo mbi uje kumumbaza
none ikibazo mbaza Nkotanyi ajate umutekereje ute cyangwa nawe wamujyanyuje kugira ngo umve ko mukondi mugura nabwirwa n'iki ukunda Yves wenyine muke ngukorera iki mwirirwe wanje rwari kuri ko ari kabimbira hagazi we ni kabimbira waratse wambabariye mubabarire iki ntabwo mukunda umwana wanjye tumukuza kubyo utangwa wa nkobyaho haguruka genda vira mu rugo genda wimpagurukiraho genda ujya kuba ku bandi niko urashaka kunteza ibibazo gushaka ko uraje ushaka kumbaza umwana wanjye urambaza iki genda toka basi hana sente uzaba we cha muribeshya wowe na nyoko muribeshya ninjye namwe Muke inshinga kubota kuki muri abarozi none se muke ngende umurozi mugize nteko kuba nakubwiye ko Imana yavuze nakubwiye ngo ugende ujye kubijarwa kuri mama Teleza none se ngewe rero mbere na mbere mbabarira umbwira byagenze bite se ko wicaye hano kandi uri kuri wajya ukabibaza mama ese umaze kuntimbagura hagutimbaguye se aguhora iki nzajya nca ahangaha Teleza nshikwanuze njye ahangaha banshikanuze yo icecere mva mbabarira ndakwiyama none se wowe ko muke urumva ndimo ndahuraye n'ibyo bintu koko urumva ntarengana koko none se ngo turashaka kurengana gute njye nakubwiye nkubwira ikibazo cyabaye urumva urangije urahuruduka ujya kubibwira Teleza njye nari nje ahangaha ngo unize telefone mba nshakiranye na mama wawe wagira ngo hari isosi y'amavubi aba aranigaguye mu kino cyaro bahambyemo umusazi none se we guhondagura agakuzizi wari byanga se ntabwo ari ahantu anikuye ahangaha ku mabuye ihangane ukuri kw'Imana none se njye rero numvaga nta kintu bitwaye wese ibyo nibyo umuntu yaguhora koko cyangwa hari n'ibindi ubwo wenda mupfa nga njyewe naje nyine ntera akabuye hejuru y'inzu ngira ngo nyine ubyumve usuhuke ndahamagara ubwo ngiye kubona mbona niwe usohotse akimbona yahise ansimbukira aranyataka atangira kumbaza ngo Yves ngo niwe wamuburishije ngo niwe ngo wamwishe ngo ari harambonaho amaraso yiwe mu maso nacyo kirikirije oya ntabwo mvuze ko ari we wamuburishije ariko bivugwa yuko rwose we na Yves mubiziranyeho ubu rwose iki cyaro cyose kizi ko we na Yves rwose mwajyanye ubwo urumva rero nk'umubyeyi ntabwo yabura guhangayikira umwana we akubonye gutyo uje kandi azi ko wajyanye n'umwana we muntera agahinda kireka basi nk'uwamunyereka nkongera akamubona mu maso yanjye Hindesi Hindesi
inde wakwereka muke nawe ni ukubona igihagararo urumbaraje ukajya wuza ubwenge kandi uri vive. nese washaka kureba nde nese uwo ndi kuvuga ahangaha ninde? ninde se nyine uvuze ni Yves se? bose banshinja Yves, nanjye ubwanjye sinzi ahari, nanjye ndamwikumburiye. none se ushatse kuvuga ko utazi ahantu Yves ari? harya nayo ndi kukubwira iki? uri kumbwira ngo ukumbuye Yves. tujye gusenya. uvuze? tujyane kuvoma. kabiri kangahe njyana nawe kuvoma? mperuka kujyana nawe kuvoma ryari? Yves wamusize he ko ari cyo ndi kuvuga? Yves harya ninde? uti iki muke? muramuki, ndabona izuba rimeze nabi. genda ushyireho bya bishyimbo. nako bayi Asha akabara kayuye barakabuye pepe pepe pepe. Mukecuru koko hakumana isi n'ijuru koko mukecuru. ariko mukecuru reka mbanze nkubaze kubera iki rimwe na rimwe ujya inyamaswa, kubera iki rimwe na rimwe koko wowe wankoze y'amahano nzi ntanumva ibyo ushaka kumbwira. ariko reka nkubaze koko byibuze nta n'umutima w'umuntu ko kugira ubwo kugatinyuka mukecuru ugafata amaboko yawe abiri ukarambura ugatsira muri mwana w'umukobwa koko ukamuvuna amaboko ukamuvuna amaguru, umwana akaba agiye atarimo abasha no guhumeka. wakirogewe kuki watinyuka ukambwira ngo umva niba nari muciye buriya buguru bwe na buriya bwo biriya bikanzo nkabifunyangamo niba ari n'ingutiya nkarenza urugo nicyo cyari iyo wari gusanga ari ibyo ngibyo nakoze. kubera iki uje kunshingarara hejuru? urashaka kumbwira nabi kubera iki? ubona ngo wanejejwe nuko umwana wanjye bamurigishije nicyo cyakunenejeje? akubwiye ngo iki? naringiye kwikorera ubu ngubu sibyo? none uje kumbihiriza wimbihiriza ubwonko. ubu sinaringiye, ubu ndacyagiye gukora akazi. iduka ry'umwana wanjye nasize ndifunze, nyine nakubuze ngo ngushyire, none ujunjanye ku butiko. ubwo ukamuvuna amaguru kuriya koko niba wakuvuna izo mbavu ari we izo zawe nkota. nkwibutse gato uzigenda utangiye kukurerera, urakizi ku myaka 3 none umaze gusoreka, dore umeze neza, urasa neza, none utangiye nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. uzitonda uzabaze umpagaze ku ntugu zombi. ngewe mbonye umwana w'umukobwa mbona aryamye hasi, mubajije ikintu yabaye arambya ngo umuvumye akaboko, ndavuga nti se bibi akuvumye amaboko aguhura iki? umwana atangiye kumusubiza mbona umwana nsanga baramwabuye, afite mu mutwe aravuga ntatungura. arakubeshya ntabyo mukoreye. ndababaye cyane kubona agendeye aho ngaho nta kintu nkoze. ndababaye kubona agiye nta kintu nkoze. kandi kuki wumva urwumwe? kuki bye ubiha agaciro ngewe ntumpa agaciro n'akabaro k'umwana wanjye nabuze? ntabwo yamburishirije umwana, nabwirwa n'iki? yihamagarisha ikindi kimbabaje, ngiye kumva numva inzu yayimarishije intosho, amabuye pa ku mabati tiku icyo ni cyambere. aturutse arerera kata ngira ngo ni ya nyoni yitwa saruko. niwe wari wabaye saruko ndose? uri saruko ndose kugira ngo aturuka arimo guhamagara? yaguhamagarira agahikize mubiziranye hose? kerekana nawe watangiye woge mu bagambaniye umwana wanjye ukirengagiza uwo uri we hano. jewe byo ubwo nibyo nta hantu mbizi, ahubwo ikindi kibazo mbonye none se ko nayo ngo ataza haye. ibyo byibagirwe kubimbwira.
ahubwo aho wakamukurikiranye nawe ukamubaza byimbitse ukumva ko nawe hari ako wakuramo none uje kurengera injajwa. Uriya afite indi mizi ebyiri akipfusha ngo agire ngo uriya kwifusha yaba ari icyo akoze kuko nanjye ndamubajije ntese ntiyive umusize ahita ambwira ngo tujye kuvura. okay buretse icyo utazi niwe na nyina, icyo utazi niwe na nyina, icyo nkubwiye cyo nta mahoro kandi sinzongere kumva na rimwe unzamukana n'umunsi n'umwe urengera ibintu by'amakosa, ibintu by'amafuti bana we ibumva kumva n'ibintu bimenagura nkabirangiza nkabivanaho kwibwiriza reka mubiri. Uricyo ese muko ni wowe ubyutse unturaho urugi ariko akanakumira. Hagarara hano. Ntabwo ntegeka, aha ni iwanjye ntabwo ari iwawe. Ndavuze ngo hagarara hano mvuge nawe gihe nawe turebana neza. Aha ni iwanjye ntabwo ari iwawe, ntagomba kuntegeka. Nshatse nakwicara cyangwa nsubire mu nzu. Aha ni iwanjye ntabwo. Wasubiza ngahita ndigutwikiraho. Yego nyiraziraje. Okay. Ngaho nguteza amatwi. Ako mama Yves. Je niba ndi umunyamahirwe make mu buzima ntabwo mbwize. Ubundi ushaka iki? Yaba wowe, yaba umuryango wawe mushaka iki? Gashaka uburirwe kwanza. Kaburirwe n'iminsi. Okay. Kikiraye mu rugo rwawe ni kimiki. Urabizi uko wambwiye yuko ugomba kubyara inkoko ukabyara agaca. Ibyo narabyumvise ngo miwanjye Teleza nawe mama Yves ngome wawe. Ubonye ibyo bintu nta kintu bitanze uravuga utureka noneho nkoreshe nkotanya. Ndashaka uze kunyamira nkotanya ziwanjye kwiga magaze vuga kanu ambwira ibintu by'iwanjye nkotanya shingira iki mu rugo rwanjye. Ngumva ngo rumvise ngo w'Imana yarabuze ibyo ntibiramureba nta n'ikintu ashinzwe abaje kuri kiwanjye. Aricyo nibaza. Ndi umucamanza uze kundegera. Ndi voka uje kumpa urubanza ngo nduce muri byose nta kintu ndakimwe ndi mama Yves nubwo ibya Yves wanjye hari ukuntu nyine ubifite mu biganza bariko nabyita. Ha rubanza mfitanye nawe nkotanye n'ubukotanye bwe ubonye gukotana akagukotana kuko none uje rero uje kumpangarara hejuru ucaze mu rugo. Okay, niba ari ukunshubije urakoze cyane kunshubije igisubizo cyiza. Noneho jewe nzamuca akaguru, noneho ubwo uzaje gushaka abo bavoka ujya kundeka kandi nzi. Ntabwo azaba ari bwo bwa mbere wishye. Kuko nabumva ko ugomba kwica nkotanye, ntabwo uzaba ari bwa kabiri ushaka kunkora mu jisho, nyamara uri mu kunshira amarenga. Aho nturi mu kunshira umwana wanjye ari. Inde? Okay. Kira kinigi cy'ubuvuga. Okay. Maze n'inyange zirabura nka. Oya kuri wowe nicyo ariko jewe ndi mama Yves. Icyo nkubwira cyo nyiyamira nkotanye simushaka mu rugo rwanjye. Icyo nkubwira cyo ndakwiyamye. Nange ndakwiyamye. Mvira mu rugo. Mvira mu rugo. Ariko ubundi mama Yves kamaze ngo bazikanze. Ise yibonye migi. Icyo ubu nirengagije yuko uri habara ry'umugabo wanjye ndabyirengagiza. Nirengagiza ku rugero ubwira abantu ngo gira ngo unaburishije umuhungu wawe ndabyirengagiza. None utangira kumbwira gutyo wikananura. Wikanze iki? Okay. Naramugutanze rero. Aho ngaho ndishimye cyane kuko ubimbwiye. Naramugutanze. Nagutanze gasiko. Debyo. Wabyumvise? Ako kantu kamenye none nkakubwira nayo nabikubwira neruye mbikubwiye bivuye ku rurimi rwanjye n'ubwenge bwanjye n'umuntu. Sibyo? Ndi mama Yves. Okay, turekera aho harya nguje kumbaza iki? Nguje kumbaza iki? Ngo nkotanye. Ngo rero nambwe ngo wantanze gasiga kugira ngo nyine ngumbabaze. Yes.
ikindi Gasigwa sawa yakwemera wowe Gasigwa yakwemera nabibuza kugira ngo ukuntu wikire wowe Gasigwa yakwemera n'ukuntu uri imbozi bavuga ngo iki ngo akungo gashaje niko karyoshya imboga. Okay, ngira ikikuzanye hano muje kumbwira ikibazo cya Nkotanyi. Umbwiye yuko utari umucamanza ikizakurikiraho ntuzakemba. Icyo nkubwiye cyo umva mubye uko uzongera kungarukira mu rugo genza guca amaguru. Reka nkubwire mama yive ugiye kukwitegura. Numvise ukuntu mbwiye reka nzangwere kundi ubundi ajya kunyuva kuri randi urashobora kwitegura. Ubu ngiye kukwitegura nanjye rero ngiye kukwitegura. Ese nkaho uranyitegura uri iki uri igiki nduwo ndi urera kwicara hano uri irengero ryawe nduwo ndi we uruburiwe ya okay reka duhangane ganda umva mbese wagira ngo afite diporome y'ibitutsi. Urabeshya urabeshya tuzarubanamo. Abona iriya nkobya y'umugore iza kuntukira iwanjye mu rugo ariko sinzi impamvu ntafashe agafuni basi ngo nakamukubite none agenda avirirana agenda ajye kundega ariko siko hariya mbaye ikigoryi cyane ariko okay buretse arambanjije buretse. Simanichi urubanza ninde wajujurira iramutse irengeye umuntu ninde wamurenganya Simanichi urubanza. Hagarara Nkota uranezerewe ubu iki cyungo narengiye guteka ariko ndabona guteka bihagaze ubihagaritse urarenzwe uvuye kwa Teleza we umaze kwangatwa urujuje uranezerewe baragupakiye sinzi ibyo bagupakiyemo sinzi ibyo uvanyeyo mubaze niki gituma genda kujya kunteza iriya imbogo iza kuza kunsenyeraho urugo hano kubera iki imbogo iza kuza kuntunga uriya munwa we ngo ni ihembe ry'umunwa we kubera iki nsubiza ni izina ry'Imana ngiye sinubu sinayinumva ibyo ushaka kuvuga. Imbogo iraje iturukaho eraje uru rugi rusanzwe kuko ari urugi rukomeye. Imbogo araruhonza araruhondagura imbogo irarukubita urugi ruba rurakomeye ngize ngo ndafungura nsanga ninde nawe uramuzi aho wavuye kuntaramana aho wavuye kumvuga iminwa aho wavuye kungambanira wamugambanyiwe. Ako ubu ko kubera iki abantu bazira umuntu bimereye neza ko baranzira none nawe urimo uranzira kubera icyo nzira ariko ni izina ry'Imana no kugezana n'ubu sinayinumva icyo urimo ushaka kuvuga. Kibwira aho wavuye kupfunda kwanjagizwa niba ari ukurya niba ari ukwangatwa aho uvuye kwangatwa ibyo baguhaye nyine aho uvuye. Binge mvuye hano ruguru nari mvuye kureba wa mungu kwa bikora Imana akugiza ate none mukagira Imana. Ndake guteka nisimbaguna nari maze kwatsa sengeye iki si icyungo nari ngiye guteka ntabwo nakiguze ejo bundi ntubizi ubu niho nari ntanangiye kujya kucyangura. Nese rega urimo uranzimize pe bigenze bite mbwira byagenze bite nge ntabwo nari ariko kuki ukata amakorosi ukancukacuka kandi uzi ibyo wakoze niki gituma Teleza za kunshingararaho hejuru hano kunkuramo ingoto ubu usanga yamaze kunkuramo ingoto byari kugenda gute ari uko Uwiteka yahabaye utikiza arimo arashaka agushaka yari bimubaze nyine niwe wamuntumye wenyine ngewe se nge nahuriye na Teleza ngebi nge nari ndi kwabikora Imana araro ubu Teleza twabaduriye ko ubugambo ujya kuvugana nawe ni bugambo ki ngewe mvugana na Teleza wavuye kwa Teleza ntuze hano
kwa mama yves urahashaka wiki bi ni muramfatanya n'agahinda agahinda k'umwana wanjye mfite bishobora kuba ari nawe uri muri ako gakundi njye ntabwo mbyumva kugira ngo ugende ujye kuntaramana kwa Teleza hariya mugende munyicarire noneho mbwira ubwo bugambo mbwira ikintu cyatumye mbese watonganya na Teleza mu piki ngewe ni mama w'Imana Teleza arambeshye mama burenyina ni mama y'Imana ndakaburirwa irengero ntabwo nugeze mvugana na Teleza bi ni mama y'Imana pe urakaburirwa irengero Bikira Mariya ngo uri mukushaka kunshira irenga we na Teleza mufite ibyo mwapfuye umwana wanjye waburiye irengero ushatse kunyibutsa umwana wanjye Yves ko yaburiwe irengero ngeze murana kuki mbwira iryo jambo nkota ukambwira ngo umwana wanjye ngo urakaburira ngo irengero ushatse kugera ku kinkota Mana we wamuswa we umwana wanjye ko yaburiwe irengero rumva ibyo yambwiye icyungo mwana uriya kwizirika ahantu ukahatinda harya ngaho inkoko itinze ati baba byaruta nkava muri ruriya rugo oya ibaze inkono neza umutwe yarawumennye nkota nukuri nyitaba mwana wa nyitaba nukuri kw'Imana rwose ubu umva kibondo ihangane kubimaze kuba rwose byihanganire kandi untege amatwi ayo ubwonko buzana sinzi nayo buzana mu make ibibaye ntabwo ari ibintu nabaga nari nateguye akenshi ngo ntakabura imvano ntabwo uriya mugore yari kuza kuntuka kandi angaragariza ko ngora amakosa ngo ari wowe ngo ibyo wamumbwiye ngo ibyo wamubwiye ibyo mwavuganye ibyo mwaganiriye ibyo sinzi ntabwo nkangana ndakabura Yves wanjye nako nyine nubwo ntawe mfite ariko ubwo nyine ako mukecuru ubundi uzi ko ndi umuntu cyangwa uzi ko ndi inyamaswa wari wabuze n'ikindi byibuze ugatinyuka ugafata kungu ugashaka kwankubita mu mutwe aya mwana wa ihangane nukuri nukuvuga ngo njenje kugusaba imbabazi ahubwo kubona wowe wari wuriye igiti ukajya mu giti biranyereka ko wenda wari ugiye gufata imico mibi wenda ukaba wakumanuka ukihanura ihangane wikwihanura rwose ntabwo nkwanga rwose igihe nkumaranye nawe ariko ubundi wakwigendera oya uriya mujinya ahantu uvuye urabona ko
kariya kungo nayo nakazanye ngira ngo tujye tugatekamo akanyama burya umenya ko burya inyama ikingo kiryoshye inyama no kuri kwibana bitetse inyama mu kungo ziraryoha buriya niyo mpamvu nayo ngiye kugira kandi urabona nanjye nabwo ndagahombye ikingo cyanjye se ntikimenetse ntubibonye gusa imbabazi akoberekera kujya gusabye imbabazi magambo reka nkubwize ukuri nimba ari nabira biryo byawe ngaburira ngiye byarutana nkajya gushaka nkajya kwigira nkajya ndeba n'ibindi bintu niyo narya imibirizi cyangwa nkarya bino bibabi by'imyumbati aho kugira ngo nzapfa urupfu rwo gukubitwa akungo mu mutwe ngiye nashaka n'ahandi hantu cyangwa se umbwire tumaranye igihe nagukorera ibintu byinshi narakuvomeye narakwahiriye nanagukoreye n'uburinzi bw'umubiri wawe nta muntu ugeze kuvuga nabi ngiye umbwira umya miliyoni za 40 ngiye ubundi mve mu rugo rwawe ngiye umva mwana unyange nje narakaye umva ni ukuri ndagukunda ntabwo nkwanga sibyo urabona ibibazo nahuye nabyo turabifatanyije ubwo rero nawe waba untengushye ntakumbwira ngo uragenda urajya hehe se rega nubwo umuntu agira n'umujinya ukayoberwa aho uvuye hari n'ibiwutera hari igihe uriya mugore hari ibyo yaba azanye hariya muri ruriya rugo birashoboka ko Teleza ari wowe ukoze buriya aragiye arahutera uriya ni umurozi kabuhariwe arahutera ahubwo buriya Imana irankunda kandi nawe iragukunda buriya si yo nkagukubita mu mutwe kuko Teleza buriya niwe ubikoze ubwo urimo urashaka kwigira inyamanza urimo urabyegeka kuri Teleza kabiri kangahe nza nkakuba ko mvuye kureba w'Imana ibisubizo mbwira simbizi kabiri kangahe nza nkagutakira ibyabaye kuri Imana ibisubizo umpa ntimbizi none urimo Teleza niwe ukora bira bintu byose si umurozi se si umurozi ni ukuvuga ngo urumva ni ukuri mwana wa nta mutima mubi ngo ufitiye kandi urabibona urumva ko nkubwiye impamvu yabyo urabona ko ahubwo urumva reka ihangane dukore va ku kejo umwana mwiza dukore ahubwo dushakisha uburyo bwo kwivuza biriya bihembe uriya mugwagasi nyakugwa ku gasi yaranzaniye mu rugo abisubirane bimusubirireyo bisubiriwe hanyuma w'Imana wanjye uzatuma tubana mu mahoro oya tuzabana erega ubundi umwana agomba kumvira ubundi nawe ukumva uzatuma tubana mu mahoro w'Imana mbeho ntuje nta kibazo mfite oya ubwo buretse tubanze ibya none habirangire ibibaye kubibaye urambabariye ngaho mbabarira no kuri kw'Imana ndagukunda no kuri ndagukunda